Yes, ashimwe inshuti zacu. Praise Jesus, our friends kandi bavandimwe bacu and our brethren aho muri hose from wherever you are. turabashuhuje. We greet you mu izina ry'umwami wacu Yesu. in the name of our Lord Jesus. tunabaha ikaze as we welcome you muri ikiganiro to this program, tubasaba gukurikirana ibindi biganiro biriho requesting you to follow the other program, kandi tunabashimira and we are grateful for you uburyo murimo the kudukurikira. way you keep following us. ntabwo turi kumwe na Jackie. We are not together with the Jackie. Pastor Jackie ntabwo ahari. Pastor Jackie is not now present, ariko mukanya arababonetse. but shortly she's going to be available. ariko reka tube dukomeje. Let's now proceed. munyemerere dusenge. Allow me first to pray. Data tuguhaye icyubahiro. Father, we give you honor. tugushize hejuru We y'amajuru. magnify you above the kandi skies, tuguhaye icyubahiro. and we give you glory. uri mwiza. You are good. imbabazi zawe zihoraho. Your mercy is everlasting. ukwiriye kwizerwa. You are worthy to be believed ko usumba ababyeyi bose. because above all other parents. turashima. We thank. ni twebwe bande Who are we bagufite uri umubyeyi wacu. to have you as our real parent? tugushimiye neza We n'urukundo. thank you for your mercy and love. n'uyu mwanya utwemerere Even this session allow us tuzamura aba bantu bose to mu lift maboko up yawe. these people in your hands, tugusaba ubagirire neza asking you to bless them kandi uhaze kwifuza and kwawe. satisfy their needs as well. ishuri ijambo ryawe. Reveal your word, kiza kandi ubohore. heal and set free. mu izina rya Kristo In Yesu. Jesus' name, amen. Amen. Okay. turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. We are in the book of Acts, igice ni icya mbere. chapter 1. turahera ku wa mbere We are starting from verse 1 tugeze ku wa 8. up to 8. kadusome mu izina rya It's Yesu. written in Jesus' name. Teofile we, muri icyo gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose. murongo wa 2. kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. umurongo wa 3. amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. umurongo waho wa 4. nuko abateraniriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yasezeranyije, ibyo nababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. umurongo waho wa 6. nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? umurongo wa 7. arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. umurongo wa 8. icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. katujye mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza ibice 15. Let's read in the name of Jesus. Theophilus, in my former book,
I wrote about all Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Verse 3. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Verse 4. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift of Father promised, which you have heard me speaking about. For verse 5, for John baptized with the water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Verse 6, so when they met together, they asked him, Lord, are you at the time going to restore the kingdom of Israel? Verse 7, he said to them, it's not for you to know the times or dates the Father has set by his own the authority. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, to the ends of the earth. Yohana ubutumwa bwiza ibice 14. In the book of John chapter 14, umurongo wa 15 verse 15 kugeza kuwa 15 kugeza kuwa 17 to 17. Turi mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana 14. We are in John chapter 14, umurongo wa 15 from verse 15. hari umutwe w'amagambo uvuga ngo There is a heading that says, Yesu abasezeranya kuboherereza umwuka wera. Jesus promises the Holy Spirit. umurongo wa 15 Verse 15. nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. 16 nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. umurongo wa 17 niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi kandi kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko aba muri mwe kandi azaba kukabana namwe kandi azaba muri mwe. Amen. Amen. Let's read in the name of Jesus. If you love me, you will obey what I command. Is 16. And I will ask the Father, he will give you another counselor to be with you forever. Is 17. The Spirit of truth, the world cannot accept him, because he neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you, and he will be in you. Amen. Imana ishimwe cyane. Praise God a lot. Turashimira Imana cyane. We thank God so much uyu mwanya mwiza for this good session wakumva ijambo ry'Imana. to hear a word of God. Imana ibahe umugisha. May God bless you kandi bagirire neza. and serve you well. Tuvuye mu ijambo ry'Imana. We are coming from the word of God. dusanze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. We found the book of Acts, igice cya mbere. chapter 1. tubonye aya magambo. We have seen such words. ngo Theophile we. Theophilus, you Theophilus, muri iki gitabo cya mbere. in this former book, nanditse. I wrote muri iki gitabo cya in mbere. the former book, nanditse ibyo Yesu I yakoze. wrote what Jesus had done n'ibyo yigishije and byose. what he had preached, n'ibyo yigishije or what he had byose. preached or taught. Amen. Amen. amara iminsi ababonekera. He spent some days appearing to them, avugana nabo iby'ubwami speaking bw'Imana. to you about the kingdom of God. ababonekera mu bice He bitandukanye. appeared to them in different parts iminsi 40 for 40 days, ababwira iby'ubutumwa telling bwiza. them about gospel. baramubaza They asked him, utangiye kuvuga ubwami. you are starting talking about ese kingdom. iki nicyo gihe Is this right time wenda kugarura ubwami you are going to bring back a mu kingdom Bisirayeli? in Israelites? Yesu arababwira Jesus ibyo replied, si ibyanyu it's kumenya, not yours to know. ibyo ni ibya data It is for Father wabigennye. who planned it. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. ndashaka kuvuga I want to say this kuri aya magambo. about these words. Yesu yabategekesheje umwuka wera. Jesus commanded them by Holy Spirit. Yesu He yabategekeshaga commanded them umwuka wera by Holy Spirit uburyo bagomba the kwitwara way they could behave or kandi conduct, uburyo bagomba gukora. or the way they could do.
uyu murimo turimo this ministry ndashaka we are kuvugana in, namwe I bakozi want to b'Imana talk to the servants of God. ndashaka kuvugana namwe I want to abankurikira talk to you, my listeners. ntabwo dukora uko dushaka We are not working according to our will. nta nubwo dukora nk'uko abantu Even we bashaka don't do according to people's will. nyumve neza Listen to me attentively. uko bajya bavuga Sometimes they say ngo hari abantu bihamagaye there are people who call themselves, ngo hari n'abantu bahamagawe and n'abantu the people who have been called by other people. ariko hari abantu bahamagawe n'Imana There are people who are surely called by God. ndavugana n'abantu bahamagawe I'm talking to n'Imana people who are the God calling. batihamagaye They weren't called themselves, kandi batahamagawe and they n'abantu were not called by people. ubu ndavugana n'abantu I'm talking to people bahamagawe n'Imana who are called by God. Imana ihamagara abigishwa bayo God calls his apostles, his disciples. Yesu yahamagaye abigishwa be Jesus called his disciples. yakoraga ibintu He bareba would do things live in public with kandi them. yabigishaga He bareba would preach them live. n'igihe yari amaze Even kuzuka the time he resurrected, yababonekeye iminsi he 40 appeared to them for 40 days, ababwira iby'ubwami bw'Imana told them about the kingdom of God. yabategekeshaga He umwuka wera commanded by Holy Spirit. umwanditsi w'igitabo aravuga ngo So the writer of a book muri iki said, gitabo cya mbere in this former book, nanditse ibyo Yesu I yabanje wrote gukora what Jesus had first done, kandi n'ibyo yigishije and byose what he had taught, byose all of them. ndagira ngo mvugane I nawe want to talk to you, bakozi b'Imana servants of God, bantu b'Imana people of God. ntabwo dukora We don't do ibiri hanze what is outside y'ibyo yakoze from what he did. nta nubwo dukora We never do ibiri hanze different from y'ibyo yigishije what he taught. kandi ntabwo dukora We never do ibiri hanze what is different y'ijambo from ry'Imana his word of God. ntabwo dukora ibiri hanze We y'ijambo never ry'Imana do out of the word of God. dukora iko tuyobora We do according to his instructions. abategekesha umwuka He wera commanded them by Holy Spirit. yarazi ngo He atabategekesha knew umwuka if wera he didn't command them by Holy Spirit, adasabye ko babanza kubona umwuka requesting wera them first to receive Holy Spirit, bazakora ubushake they bwabo would do their will. bazakora ubushake They bw'abantu would do the will of people. ariko naje But kukwibutsa I've come to remind you, kuko ndabizi kubizi surely I know you know it, ariko ushobora kuba but warabyibariye you may forget, you may have ntabwo forgotten dukora it. uko dushaka We don't do according to our will. ahubwo dukora uko Imana We do ishaka according to God's will. dukora uko umwuka We wera do according tuyobora Holy Spirit guides ntabwo us. dukora uko twebwe We dushaka don't do according to our will. ndavugana nawe mwene I'm talking to data you, my brother. wowe ukijijwe You saved wowe one. ugiye gukizwa You who is going to wowe get saved. uri mu You nshingano who is in wowe urimo responsibility. gukora You are working. hari umuntu gukora ubushake There bwe is someone to do his hari will. n'umuntu gukora ubushake There is someone bw'abantu to do the will of people. abantu bakakuyobora People can guide you out bakakubwira to atari do. ko ibi tugomba They kubikora tell you muri ubu want to buryo do this to be done kandi this ijuru way. ryavuganye And nawe the heaven has talked to you before. kandi umwuka wera yamaze Holy kuvugana Spirit nawe has already talked to you ariko abantu before. bakavuga toya But the people say no. ntabwo turi bukora ibyo We never do that. ahubwo turi bukora ibi We will n'ibi do these cyane things. cyane ababarusha amafaranga Especially those people are more rich than those who are more wealthier than you. cyane ababarusha The people amafaranga who have more money than yours. cyane ababarusha icyubahiro Especially the people who have more honor, who are more honorable bo than bakabaha you. So icyerekezo they give you direction. icyerekezo ntabwo tugihabwa We are not given direction n'abaturusha icyubahiro by the people who are more honorable. icyerekezo ntabwo tugihabwa We are not given more N'abaturusha direction amafaranga. by those people who are more. icyerekezo ntabwo We are tugihabwa not given direction n'abaturusha for amashiringi these people, n'amafaranga for these people who have more money than ours. ntabwo We are tugihabwa not given direction n'abaturusha by amashuri the people of more schools than ours. tugihabwa n'umwuka We wera are given it to us. It is given to us by Holy Spirit. tugihabwa n'umwuka We are wera given by Holy Spirit. tugihabwa n'umwuka It wera is given to us by Holy Spirit. icyerekezo cyawe Direction is given to us tugihabwa n'umwuka by Holy wera Spirit. iri jambo ni ryo This kwitondera word is to be attentive for. ndagira ngo unyumve I neza want you to hear me attentively. afata abigishwa He be took his disciples. yari abizi He knew, he was ko aware of yamaze it, kuzuka that he had already been agiye resurrected. gusubira mu And cyubahiro he was about to go back to his cye. splendor. Hallelujah. Hallelujah. agiye gusubira He's mu going to be bwiza back to his glory. ariko arimo gutegura But he's preparing aba bantu bagiye gusigara these people who are going to bagiye remain here gukora on uyu earth, murimo who are going to do this ntibazawukora ministry, uko bashaka who are not on their will, ntibawukore nk'uko abantu not bashaka there according to people's will. He abategekesha commanded umwuka them wera by Holy Spirit.
abategekesha umwuka wera commanded them by Holy Spirit uko bagomba the gukora way ibintu. they should do conduct Naje with this. kuvugana nawe. I have come to talk to you. isunga umwuka wera Now, be submissive to the Holy Spirit. shaka umwuka wera Be intimate to Holy Spirit. sudika umwuka wera Create a relationship with the Holy Spirit. akubera umuyobozi Let him be your guide. akubera Let umwigisha him be your mentor. avugane nawe Let him talk to you. aguha icyerekezo Let him give you direction. aguha Let icyerekezo him give you direction. umubaza ibyo ugomba Ask gukora him whatever you should be doing akuyobore. so that he may guide you. umviriza iki cyanditswe Listen to this scripture. ibyanditswe biravuga Scripture actually mu says gitabo cya zaburi in the book of mirongo Psalms 32 32 umurongo wa 8 verse 8. ngo nzabigisha inzira munyuramo I will teach you right where to go through, kandi nzabagira inama and they will advise you as well. ijisho ryanjye My rizabahoraho eye will be always upon you. icya mbere azatwigisha First, inzira he will tunyuramo. teach us the way to go through. hano Pass hanze through. hari inzira nyinshi Here outside there are many ways. ariko izo nzira zose Such ways siko zitugeza iyo tujya never take us to our ntabwo direction. zitugeza mu masezerano They never yacu take to our promises. ntabwo zitugeza aho imana They never idushaka take us to God's will. ahubwo umwuka wera But the w'Imana Holy Spirit of God azatwigisha inzira will tunyuramo teach us the way to pass through. kandi azatugira He inama will advise us as well. atubwire ngo ibi mubikore He will cyangwa tell us mubireke do this or leave it. kandi ijisho rye And his eye rizaduhoraho will stay on us. nudukoraho Come again. kandi ijisho rye His eye rizaduhoraho will stay on us. kandi udukoraho And the one who touches us abakoze mu mboni y'ijisho ry'imana touches the sprank of God's naje kuvugana eyes. nawe I have come to talk to you. nituve mu murongo Do not leave lying. wiva mu Do murongo not get out of lying. guma mu murongo Stay on the line. mu ijambo In the ry'imana word of God. mu byo yesu yakoze What God did. mu byo yesu Whatever yigishije God told. mu byo umwuka wera Holy kwigisha Spirit is teaching you. aba ari byo uhoramo Stay in aba ari it. byo ugenderamo Walk in it. You nibwo uzahirwa will be lucky. nibwo uzahindurira benshi mu You bukiranutsi will bless people to nibwo be in the uzashimwa churches. n'imana You will be thanked by God. nibwo uzashimwa You will be n'imana pleased in the sight of God as well as in the people. nibwo uzashimwa You will n'imana be n'abantu placed among people and you will be placed by God as well. ndashaka gushyira ijambo risebure neza Yes. nukora If you do iby'ijambo ry'imana what the word of God says, nukora ibyo yesu if you do yigishije what Jesus taught, ugakora ibyo yesu yakoze once you do what Jesus did, ugakora ibyo umwuka wera once you kuyobora do what the Holy Spirit directs you ukanyura mu to do, nzira kuyobora once you pass through the way He directs akakugira you to go inama. through, if you let Him advise you, nakugira inama if He advises you, ugakurikiza inama and ze you do according to His ijisho rye rikaguhoraho and you let His eye stay on you, uzahirwa you will be lucky. uzahindura benshi mu You bukiranutsi will change more to be righteous. uzagukoraho Whoever touches you azakora mu jisho will ry'imana touch the eye of God. amen Amen. nibwo uzashimwa n'imana n'abantu You will be praised by God and people. amen Amen. yesu ashimwe cyane Praise Jesus. bumvise ayo magambo They had such words. baravuga ati ubwami bwamaze They kuhasesekara said the kingdom has already reached. ariko ubwami bwari bwaje But the kingdom has already come. arabaza ati nicyo gihe se Is it right time cy'abantu kuzuka for people to be cy'abantu resurrected? gutwarwa For people to be taken? igihe ni iki Is it right time? arababwira ati mukore ibyo He mbabwiye said, do what I'm telling mu you. yandi magambo mukore ibyo Otherwise, mbigishije do what I'm teaching you. mukore ibyo nkora Do what I'm telling you. mukore ibyo ndimo Do kubabwira what I'm telling you to do. ntimukore ubushake Do bwanyu not do your will. ibyo ubwami si ibyanyu The kingdom's things are not yours. ibyo kuza ku bwami Coming of kingdom si ibyanyu is not yours. ni ibya data Is for Father. niwe wabigennye He had planned dukore it. ibyo dushinzwe Do our dukore responsibilities. ibyo dukwiriye Let's gukora do our mu duties gihe in cyacu our right time. ibya data So the ones ni of ibya Father data belongs to him. byanditse biravuga Scripture says mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri in the book of 2 Deuteronomy, aravuga ngo he said, ibyahishwe hidden things ni ibya data are for Father, ariko ibyahishuwe but revealed ones ni ibyacu are ours n'urubyaro rwacu and our offspring, kugira ngo tubyitondere so that we'll be attentive to them. dukore ibyo batubwiye Let's do what they told us to. ibisigaye ni ibya data Rest is for Father. kandi ibihishwe ni ibye Hidden is for him as well. arababwira ati mukore ibyo He mukwiriye said, gukora do what you're supposed to be doing. arababwira ati ariko icyo akora But ndashaka ko muguma hano i yerusalemu I want you to stay at Jerusalem. mugume hano Stay here. kuko data afite umugambi For Father has a wo plan kuboherereza to send you undi mufasha another helper. azabafasha He will help you. icyo akora
However, icyakora umwuka wera Spirit, n'abamanukira when Holy Spirit comes upon you, icyakora however, umwuka when wera Holy Spirit n'abamanukira comes down on you, icyambere first, muzambara imbaraga, you will clothe power. icyakabiri Second, muzaba abahamya you will be witness bokumamya Yerusalemu i Samariya testify me in Jerusalem and Samaria ni Yudaya and Judea kugera ku mpera to the z'isi. ends of the earth. Hallelujah. Hallelujah. Ndavugana nawe. I'm talking to you right Wowe now. uneze amatwi. You, my listener, Ukeneye umwuka you wera. need Holy Spirit. Ukeneye imbaraga z'umwuka You need the wera. power of Holy Usoma Spirit. ibyanditswe muri gitabo cya Yohana We have read the scriptures in the book of John, ibice 14 verse 14, kuva ku murongo wa 15 verse 17, verse 15, sorry. dusomye mu gitabo We cya have read in Yohana the book of John, ibice 14 verse 14, kuva ku murongo wa 14 from verse 14 kugera kuri 17 to 17. avuze aya magambo. He has just said such words. Aravuga ngo He said, nimunkunda if you love me, muzitondera amategeko yanjye. you will be attentive to my commands. Nimunkunda If you love me, muzitondera you will amategeko be yanjye. you will pay attention to my laws. Nanjye nzasaba data And you will ask Father abaho undi to mufasha give you another helper uzabayobora who will guide you, who uzabigisha will teach you, azabana he will namwe. be with you. Ab'isi ntibamumenye When the earthly people never knew him, kuko batamuzi because they have never known kandi him as well, batamurora, and they never see ariko him. mwebweho But to you, aba muri surely, mwe, he lives in you. azagendera muri He will mwe, walk in you. azakorera muri He mwe. will manifest in you. Uwo mufasha niwe dukeneye That helper is the one we need. mu bihe nk'ibi In such times we are in. bigoranye, Terrible mu times. bihe nk'ibi Such terrible times. bigoranye Terrible ones. by'ubuhenebere, With the hopelessness. by'ubukonje, With the coldness. by'abantu kwikunda, With the by'abantu selfishness. gukunda impiya, Loving money so much. by'abantu People. dukeneye umwuka We we. need Holy Spirit. Bakundwa abaduteze amatwi, Brethren, our bavandimwe listeners. banyu, My dukeneye brothers. umwuka We need wera. Holy Spirit. mukeneye umwuka You need wera. Holy Spirit. Yesu arababwira ntimuve Jesus hano, is telling you don't live here. mutegereze ibyo data Wait yasezeranye, for Father made a covenant kandi uwo with. mwuka nabamanukira And since the Holy Spirit comes muzambara upon imbaraga. you, you will be lucky. dukeneye ko umwuka We tumanukira, need the Holy Spirit to come upon us. kandi uwo mwuka aba muri twebwe. And He lives in us. dukeneye kwitegura, We need to get dukeneye ready. guhagarara, We need to stand. dukeneye kumwambaza, We need to call upon dukeneye Him. kumwegera, We need to get close to dukeneye Him. kumusudika, We need to create dukeneye with kumva Him. ubushake We need to bwe. hear to His will. dukwiriye kwitoza We have to train ourselves kuba bumvira, dukeneye we need kwitoza, to train ourselves. dukeneye We need to kwitoza train ourselves kuba bumvira, as believers, to be Kuba believers, abo- to be believers, obedient, to be kuba obedient, abumvira, to be obedient. twumvira umwuka wera, Let's obey to Holy Spirit. twumvira umwuka Let's wera. be obedient to Holy turaza Spirit. gukora ibirenze We will gutekereza do kw'abantu, more than people's uraza gukora imaginations. ibirenze We will gutekereza do kw'abantu, more than people's uraza imaginations. gukora ibirenze We will gutekereza do more kw'abana than b'abantu, people's thoughts. uraza kwambara You imbaraga. will clothe new power. Imbaraga si izo kurwana, Power is not for fighting. imbaraga si izo guterura, It's for lifting. imbaraga ni zo gutabara ubwoko bw'Imana, It's for rescuing people of imbaraga ni zo God. gutabara It's abantu for b'Imana. rescuing people of God. uzaba umuhamya, You will be a witness uhamye Yesu, uzaba you will umuhamya, be a witness uhamye Yesu, to confirm Jesus. uhamirize Yesu, You confirm, you proclaim abantu Jesus. uzabwiriza, You would preach people. ubirukaneho You dayimoni, will chase ubirukaneho demons from indwara, them. You will chase ubuzima disease from n'amateka them. bihinduke. Life and the history will be transformed. nimumukunda, Because you love Him. nimumukunda, When you love Him, muritondera amategeko you will ye, be attentive to His instructions. muragendana You will nawe, walk with Him. murakora nawe, You will walk like Him. araba muri He will mwebwe, be with you. arasaba He will data ask you, Father, aduhe umwuka to give wera, us Holy Spirit, aduhe imbaraga, to give us power, aduhe to ishurirwa, reveal us, aduhe amahoro, to give us peace, aduhe ubuzima, to give us life, aduhe umucyo, to give us light, aduhe imigisha, to give us blessings, aduhe kurama, to give us long kuko turi live, kumwe nawe. because we Mu are with izina Him. rya In the Yesu. mighty name of Data Jesus. ndashaka Father, I kugusenya, want to thank you. nzamuye aba bana I imbere lift yawe, up these people before you. mbazamuye amaboko I lift up in your hands. ndagusaba I ubakize, ask you to heal them. ndagusaba I ubabohore, ask you to set them ndagusaba free. uhindure I amateka change their yabo, history. abari bataniye, These who are scattered, abari bavuye mu those nzira, who left the way, abari bakoraga ibyabo, those who are doing wrong things from abari mu them, byabo, those who are on their own missions, abahanuraga those ibyabo, prophesying evil abahanuraga prophecies, ibyabo, those who prophesied their own abakoraga will, ibyabo, those who did their will, abashakaga iby'inda, those who were looking for their money, their wealth, abashakaga iby'inda zabo, looking for
eating. mu izina rya In the Yesu name of Jesus, ndabasengera I pray for them. ukuboko kwawe kwiza May kubasanga your good hand find them. ukuboko kwawe kwiza May your kubasanga mighty hand find them. mwuka wera abasanga May Holy Spirit find them abagarure mu nzira and bring them in the way. bingingira abavuye mu nzira I intercede for those who left the way. bingingira abataye I inzira intercede for those who left away. bingingira abakora I intercede ibyabo for those who are doing their will. ndingingira abakora I iby'abantu intercede for those who are doing people's will. wongere ubagarure Bring them again. wongere Restore them. ubakomeze Strengthen them again. wongere ubambike imbaraga Strengthen and reinforce wongere them. ubayobore Guide them once wongere again. ubagire inama Again advise them. ndabasengeye I pray for them. aho bari hose Wherever they are. aho baviriye mu nzira aho baviriye mu ijambo ry'Imana Since they left the word of God and the way of God, gukora ubushake bwabo they are doing their bose will. turabagarura We are restoring mu them. izina rya In Kristo Jesus' reka name. umucyo Let your bamurikire light come to shine upon reka them. umucyo Let your bamurikire light shine upon them. reka umurava bakurikire Let your courage come reka upon them. icyubahiro cyawe kibashorere Let your splendor come upon mu them. izina rya In Kristo the mighty Yesu name of Jesus Christ. ndabizi ko ushaka gukizwa I know you would like to be saved. subira muri aya magambo Repeat such words. vuga ngo mwami Say, Yesu Lord Jesus, nizeye ijambo I ryawe believe in your word. nizeye ijambo I ryawe believe in your word. ndagusaba I imbabazi ask you for umbabarire forgiveness. ibyaha byose Forgive me all. Ibyo Forgive all my nibuka, sins. Those sins I remember. n'ibyo ntakibuka Those sins I do not remember. unyuhagize amaraso Wash yawe me with by your blood. mwami Yesu Lord Jesus, hanagura izina ryanjye mu gitabo delete my name cy'urupfu from the book of death. uryandike mu gitabo Write it in the cy'ubugingo book of life. uyu munsi From ndatuye today I confess ndakijijwe and I'm saved. wowe satani You Satan, n'imirimo yawe with your deeds, ndabanze I reject you. imyijima yose All darknesses, ndayanze I reject them. ndabyiyambuye I take them off. amasezerano yose All promises bankoreshe nyiri that umwana you made with me when I was nayo young, nikoresheje even those ones I made them on my own, ndayiyambuye I take them off. ndayasheshesha amaraso ya And Yesu now I make them holy by the blood of Jesus. misemo Yesu I choose Jesus. niwe nimitse mu mutima wanjye I dwell him in my heart kuva uyu munsi from today kugeza iteka ryose till forevermore. umwuka wera w'Imana Holy Spirit of God, ngwino unyobore come and guide me nkora ibihesha Imana to do icyubahiro right in God's presence kuva uyu munsi from today kugeza iteka ryose forevermore. urakoze mwami Thank you, Yesu Lord Jesus. kuko njye wari I umunyabyaha was a sinner. unyakiriye You have received me. ukampindura umwana wawe You changed me into a mu child. izina rya Kristo Yesu In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Imana ibahe May umugisha God bless you. ndabasengera I pray for you. mbatandukanya n'ibibi I separate you from mbatandukanya evils. n'umwijima I separate you from mbatandukanya darknesses. n'inzara n'inyota I separate y'ibyaha you from hungry and the thirsty of sins. mbasengera I pray as I pray for you. mbasabira inzara n'inyota I ask for a hunger and thirst. ndabasengera As I'm praying for you, ngo umwuka wera w'Imana so that the Holy Spirit can come mu upon izina you. rya Yesu In the name of Jesus, abaha inzara n'inyota may He give me hunger and thirst y'ijambo ry'Imana for the word of God, yo gukiranuka to be righteous, yo kumvira to obey, yo gukora ubushake to do bw'Imana your will. mu izina rya In Yesu Jesus' name. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha May God bless you. Imana ibakize May God heal you. Imana ibabohore May God set you free. Imana ibanezeze May God please you. ihaze kwifuza May kwawe God satisfy your uyu needs munsi from today n'iteka ryose forevermore. mu izina rya Kristo In the name Yesu of Jesus Christ. Amen. Amen. amahoro y'Imana abane May the nawe peace of God be with you. shalom shalom Shalom, shalom.